ariko wahamagara ku kabindi ase bara ni ministeri y'ibiza ni ministeri y'iki ariko reka mpamagare numve ministeri y'ikira okay ministeri mu Halo Niriwe Amakuru mbo amazina yanjye nitwa Claude Habineza Claude mbo mperereye mu karere ka Gasabo umurenge ni Rukiri akagari ni Remera nako umurenge ni Remera akagari ni Rukiri nta kibazo reka ndase ku ntego ikibazo cyanjye kiragira kiti nagiraga nyine musobanurire niba ari ibintu bishoboka ubwo njye nari mfite ikibazo kiri seriye mfite ikibazo cy'uko abanyeshuri bari kurangiza uno mwaka bazarangiza 2022 none abari kuzarangiza 2022 urumva ko bazarangiza 2023 kuri ikibazo cya corona none se kuki abanyeshuri bari kurangiza ura mwaka na kuno mwaka bazarangiza 2022 noneho ikibazo cyanjye kiragira kiti nta kuntu mwamfasha noneho imyaka yanjye imyaka 2 kuva corona yagera mu Rwanda uburyo mwagerageza mukayikuraho ira myaka mukayikuraho kuko ira myaka ntabwo nigeze nkura ko twe turi mu bibazo bya corona ntabwo nigeze nkura rwose ira myaka 2 mukayikuraho noneho ngasigarana nyine ira myaka 2 mukayikuraho mukanono kuranga muntu yanjye niba ndi w'icyenda kane bo ndi w'icyenda kane ubu ngubu kanone hari ubu ngubu w'icyenda kane ngo yakagombye kuba afite imyaka ingahe niyo ngiye none ubu rero mwakagombye kuyikuraho ibiri ndumva ko mugomba kuyikuraho kuko kuri myaka 2 2021 ntabwo twigeze dukura kubera ikibazo cya corona naba mukoze rwose